Amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Ndabasuhuje bwoko bw'Imana muri Afrika yose, by'umwihariko abari mu Rwanda. Yego, ndabasuhuje abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, ndetse ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, muri Europe, Australia. Ndabasuhuje amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. N'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora, kugira ngo tubone uko dukora ibikwiriye nk'abana b'Imana, tukazagororerwa mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ndabashimiye. Amahoro y'Imana nagumye abe mu ruhande rwanyu. Mbashimire ko mutajya muba kure ya channel ya Irera TV1 muri kino kiganiro cya tumenya amateka mu iyobokamana, ndetse no mu bindi biganiro tunyuza kuri iyi channel, dore ko byose biganisha ku kintu kimwe. By'umwihariko intego ari ukugira ngo tumenye ukuri kw'Imana ishaka, kugira ngo abe aricyo dukora. Rero ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Uko mbere ubwoko bw'Imana abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero mu gihe nk'iki ngiki n'ubundi no kuva kera kose n'ubu ngubu n'igihe kizaza muri iyi si, ubwoko bw'Imana duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa. Yego, Bibiliya nayo hari ikintu ibivugaho, hari icyo ibitangazaho. Turebe icyo Bibiliya n'ubundi igumya ibivugaho. Iyo turebye mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21, haravuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko turaza tugasanga n'ubundi hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Bibiliya nabo hari icyo irimo kubavugaho. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 aravuga ngo bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, haravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo urwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aravuga ngo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ubutumwa kandi Pawulo urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, naho aravuga ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero dukurikije ku by'ubuzima tugenda tubamo muri iyi si, kandi n'abayibayemo n'abayirimo ubu ngubu n'abazayibamo, usanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ndetse ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. Turi n'ubundi mu kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana. Ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Tugiye kurebera hamwe aya mateka kugira ngo twumve uko ameze, twumve n'icyo Bibiliya bivugaho, kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwa 11
yego uyu munsi wo ku itariki 21 z'ukwa 11 ni umunsi wo kwerekana Bikira Mariya. Ibirori byizihijwe muri Katolike y'Abaroma n'Iburasirazuba. Yego, yabereye mu rusengero rw'Iburasirazuba mu kinyejana cya 6, ariko ntibyakirwa cyane mu Burengerazuba kugeza mu kinyejana cya 15. Papa Mutagatifu Pio wa gatanu mu mwaka w'1566 imihango yo kwerekana Bikira Mariya yarayihagaritse, ariko mu mwaka w'1585 Papa Sixtus wa gatanu yongeye gushinga cyangwa gushyiraho iyo mihango yo kwerekana Bikira Mariya. Yego, mu bisanzwe bifatwa nk'umunsi mukuru wo kubaha Imana. Yego, aya mateka n'ubundi twayatangarijwe n'ikinyamakuru cyangwa urubuga rwa Britannic.com. Yego, tugiye kurebera hamwe ese ko twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye aya mateka nimba twabayemo twabigiraho cyangwa twava mu kinyoma cyabo. Tugiye kureba ibingibi bivuzwe haruguru mu mateka yabayeho muri iyi myaka yatambutse. Ese abari babaye muri kiriya gihe baba bari mu kugenda mu kuri kw'iby'Imana ishaka? Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya twifashishije, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho kugira ngo tumenye icyo twakora n'icyo twareka. Yego, tugiye kureba icya mbere, umunsi wo kwerekana Bikira Mariya. Icyo ni icya mbere, icyo kintu cya mbere tugiye kureho. Ese turibaza tuti ubundi Bikira Mariya yabayeho? Bikira Mariya iyo turebye mu byanditswe muri Bibiliya dusanga Bikira Mariya n'ubundi arimo agaragaramo cyangwa hagaragaramo uwitwa Mariya. Rero iyo turebye muri Bibiliya dusanga n'ubundi uyu witwa Bikira Mariya nta wabayeho mu mateka ya Bibiliya cyangwa icyo Bibiliya yerekana. Ikigaragara cyo iri zina cyangwa uyu nguyu uvugwa Bikira Mariya ari hanze y'ijambo ry'Imana, cyangwa ari mu bahimbano, cyangwa ari mu magambo y'amahimbano atarimo kugaragara muri Bibiliya. Ese ubaye wowe urimo kubona handitse Bikira Mariya cyangwa icyo Imana yamuvuzeho Bikira Mariya muri Bibiliya, wahadutangariza cyangwa ukaba udufashije mu buryo bwo gufashanya, dore ko ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana ishaka kugira ngo dukore ibikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, rero iyo turebye Bikira Mariya dusanga uyu muntu atarabonetseho mu mateka Bibiliya igaragaza, ahubwo ni umuhimbano mu by'amateka, cyangwa hakabaho kugoreka ibyanditswe, kuko Bibiliya yo yerekana Mariya, ariko iyo hajeho kugoreka ijambo rya Bibiliya ikavuga ko ari Bikira Mariya, icyo gihe ntabwo uba ukiri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo wavuye mu murongo urimo guhimbira Bibiliya, guhimbira icyo Imana yavuze cyangwa yatangaje. Yego, cyangwa kuzana amagambo y'amahimbano nk'uko Bibiliya igenda ibigaragaza. Yego, turongera tuze no kureba uyu munsi wo kwerekana Bikira Mariya. Katolike ya Roma iwufata nk'umunsi mukuru wo kubaha Imana. Ese Imana yo yakubahirwa mu kinyoma? Imana yo yakubahirwa mu magambo itashyizeho cyangwa itavuze, itamenyesheje ubwoko bwayo? Ntibibaho. Ahubwo tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga ku bantu cyangwa itsinda cyangwa ku muntu ushobora kuzana amagambo cyangwa amazina cyangwa abantu bataboneka mu byanditswe, icyo Bibiliya irimo kubavugaho. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Ese uyu munsi nimba ufatwa nko kubaha Imana, nko kwerekana Bikira Mariya, kandi n'ubundi werekanwa ari umuhimbano, byaba biri mu kubaha Imana by'ukuri tuzi Data wa twese wo mu ijuru, Jehova? Okay, tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, tutajya kure y'icyo Bibiliya ivuga. Tugiye kureba kuri kwa Bibiliya mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10 umurongo wa 2 kugera ku wa 3, haravuga ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka
kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Dore icyo ijambo ribivuzeho ni icyo ngicyo. Mu gihe habonetse guhimbira Imana icyo itavuze, kandi ibyo yavuze tubisanga n'ubundi muri Bibiliya, yego, nk'uko urwandiko rwa kabiri rwa Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:16, aho yatangaje avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, yego. Urasanga rero uyu Bikira Mariya narimo kuboneka muri Bibiliya, uraza gusanga iryo jambo Bikira Mariya naryo ritarimo kuzamo. Rero biraza mu kuza kwihimbira cyangwa kwishakira ukundi gukiranuka kuturutse ku ruhande atari ukw'Imana. Biragaragara yuko hari ababa babifitemo ishyaka cyangwa ari ubifitemo ishyaka n'umuvuduko mwinshi cyane, ariko bikaba atari ishyaka ryiza nk'uko twabibonye mu biganiro byatambutse ku bwoko cyangwa amatsinda y'ishyaka ryiza n'ishyaka ribi. Hano ijambo ryerekanye yuko ngo mu Baroma ibice 10:2 kujya kwa 3 avuga ngo ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Wumva impamvu rero, yego, ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Dore icyabaye ni icyo ngicyo, habayeho gusuzugura gukiranuka kw'Imana. Uwo murongo rero ntabwo uri mu kuri, uba uri mu murongo w'ikinyoma, ntabwo ari umurongo w'ukuri. Reba icyo Bibiliya ivuga, aho kugira ngo urebe ku by'igihe kirekire ariko utazi aho bishingiye ahariho. Turebe n'indi jambo ry'Imana icyo ribivugaho. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20:30 haravuga ngo kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bikururire abigishwa inyuma yabo. Hano herekanye yuko hariho kugoreka ibyanditswe cyangwa kugoreka icyo Bibiliya ivuga kugira ngo abantu bikururire abigishwa inyuma yabo. Dore icyo ngicyo n'ikindi nanone kigaragaje. Irindi jambo ry'Imana ribivugaho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 2:3 haravuga ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ni guhunikira. Iki ijambo ry'Imana ririmo kugaragaza ku mateka tumaze kurebaho. Ese mu by'ukuri abantu babayeho mu gihe cy'amateka cyangwa bakoraga ibi cyangwa habaye bakibikora, baba bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana? Turabo kubigiraho cyangwa turabo kuva mu kinyoma cyabo tugakureba icyo Imana ishaka akaba aricyo dukora? Icyo tubona cyo mu gihe bitarimo kugaragazwa mu kw'Imana yabivuzeho cyangwa bitangaje mu byanditswe, icyo gihe aba ari ikinyoma, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero dukwiye kuva mu kinyoma kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka. Ndabashimiye cyane muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, muba muri kumwe na Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. Yego, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Ndabashimiye, ndabashishikariza kugira ngo tujye dufatikanya koherereza kino kiganiro impande n'impande kugira ngo habeho gufashanya. Nimba hari icyo wamenye, hari icyo wungutse, wibyihererana, ahubwo bimenyeshe n'abandi. Mu gihe iki kiganiro wacyumvise ukagisobanukirwa, biganiriza abandi basobanurira igikwiye cyo gukorwa, kandi ubereka n'icyo ijambo ribivugaho. Yego, kandi nimba mutegereye n'inshuti cyangwa n'abo muziranye mutari kumwe, boherereze, yego, iki kiganiro babashe kubona aya mateka n'icyo Bibiliya yavugaho. Kandi nimba utabonye uburyo uhita uboherereza ikiganiro, iyi linki cyangwa yego, iyi link y'iki kiganiro wayishyira kuri stati yawe kugira ngo ukurikiranye wese stati yawe abashe kubona ikino kiganiro kandi acyumve mu buryo bwuzuye nk'uko nawe umaze kucyumva. Yego, ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi nta mupaka kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi murabizi ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane, tuzasubira mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana kuri Irera TV1 na hejo. Ubwoko bw'Imana burabashimiye kandi nishimiye ko
mubana natwe. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana yego bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.